Mu gace kamwe kitwaga Rwankuba hari umuryango woroheje wabyaye impanga z'abahungu. Uwo munsi w'amateka wari uw'ibyishimo byinshi kuko nubwo babagaho mu bukene, kubona impanga byari ikimenyetso cy'umugisha. Umwe yiswe Mugisha, undi yitwa Kwizera. Nk'uko byari bisanzwe mu muco w'ako gace, ababyeyi babo babahaye agakufi kamwe k'umuringa, bagacamo kabiri, buri mwana ahabwa igice kimwe n'undi ikindi, kugira ngo igihe cyose bazahorane urwibutso rw'uko ari bamwe mu maraso. Ariko ibyishimo ntibyatinze, mu gihe gito hateye icyorezo cy'uburwayi gitera umuvurungano hose. Ababyeyi babo barapfuye, abana batwarwa n'abantu batandukanye. Mugisha yajyanywe n'umugiraneza w'umukire mu mujyi, naho Kwizera asigara mu cyaro, abura byose, ababyeyi be ndetse n'umuvandimwe we Mugisha. Nubwo bari bato, barinze twa dukufi twabo nk'urwibutso bari barahawe n'ababyeyi babo. Mugisha yakuriye mu mujyi, yiga mu mashuri akomeye, akurira mu byishimo n'urukundo. Yaje kuba umucuruzi ukomeye w'ibikoresho by'ubwubatsi aho mu mujyi. Kwizera we yagumye mu cyaro, agenda avunwa n'ubuzima bwuzuye ubukene. Yakoraga akazi k'ubunyonzi, rimwe na rimwe agakora n'imirimo y'amaboko mu mirima y'abandi. Icyo yakundaga gusa ni ka gakufi k'agace gato yari yarasigaranye, kamurinda kwibagirwa ko hari undi muntu ugomba kuba afite agace ka kabiri. Hashize imyaka isaga 11, amahirwe yaraje. Kwizera yari yaraje mu mujyi gushaka akazi. Umunsi umwe yaje kubona akazi ko gukora nk'umuyedi ku nyubako nini y'uwitwa Mugisha. Ntiyari amuzi kuko batandukanye bakiri abana bato cyane. Kwizera yarakoraga cyane, ariko mu maso he hagaragaraga agahinda nk'umuntu wabuze byose mu buzima. Mugisha we yari umuyobozi w'ikirenga, abantu bose bamwubaha, ariko buri gihe hari ikintu cyatumaga umutima we ugira agahinda. Ntiyigeze yibagirwa ko afite undi muvandimwe we yabuze. Umunsi umwe mu gihe cyo gukora amasuku bakuraho imyanda, Kwizera yamanutse akurura umufuka w'imyanda. Ako kanya agakufi ke kavuye mu mufuka w'ipantaro kagwa hasi. Mugisha wari aho hafi yakabonye, umutima warahagaze kuko yari abonye agakufi kameze neza nk'ake kaciwemo kabiri. Yegereye Kwizera yitonze, aramubaza ati, ese ako gakufi ni akawe? Kwizera yarebye hasi atangira kurira. Asubiza Mugisha ati, aka gakufi ni urwibutso rukomeye. Bavuga ko hari undi muntu w'amaraso yanjye wakagombye kugira kandi gace, ariko sindamubona, twatandukanyijwe tukiri bato. Mugisha yahise afungura agakapu ke yagendanaga bwangu, yazanye agakufi ke, badushyira hamwe na ka Kwizera. Ako kanya baduhurije hamwe, udukufi tuba kimwe, agakufi gasubira mu ishusho yako. Kwizera na Mugisha barahoberanye, umwe aririra mu bitugu by'undi amarira menshi cyane. Abakozi bari aho bose barumirwa kuko ntibiyumvishaga uburyo umukire n'umukene ari impanga. Kuva uwo munsi Mugisha ntiyongeye gusiga umuvandimwe wo Kwizera. Yamufashije kubona inzu, akazi ndetse n'umunezero yari yarabuze igihe kirekire. Ariko ikirenze byose, yamushubije icyubahiro cyo kumva ko atari wenyine ku isi. Impanga zombi zongera kubana, zifatanyiriza hamwe gufasha abana b'imfubyi batagira kirengera. Inkuru yabo iba urugero rw'urukundo n'ubumwe butagimba.